Ikindi Mm. ndi umuhanzi, so mfite indirimbo nyinshi nanditse ariko Mm. simfite ubushobozi bwo Mm. kuzishyira hanze. Mm. Nacyo mu nsengera Imana inshira inzira ngira ubushobozi bwo gukora umurimo wayo kuko Mm. ndabyifuza cyane. Mm. Ariko by'umwihariko urumva byose biterwa, iyo ufite akazi ibintu biba bishoboka, ushobora kubona ubushobozi. Mm. So akazi kanjye rero minsi ishize narakabuze. Mm. Umuntu nkanjye udafite ababyeyi, so twageze kuza kuri live zawe nkunda kuzikurikirana cyane, nta live n'imwe ijya incika. Mm. Hari live waje, so ingingo nyamukuru ari ugusengera abantu b'imfubyi badafite Yeah. ababyeyi. Yes. So ntabwo nabashije kugira amahirwe y'uko wansengera, Mm. ariko ubwo buzima buba bugoye, ubuzima budafite umubyeyi nkatwe, iyo ukiri umwana udafite umuntu uganiriza ibibazo byawe. Mm. So noneho ikintu nk'icyo iyo kibaye cyo kubura akazi ariko ufataho nkaho ukuraho buri kimwe, Mm. mbese biba ari ikibazo, bijyana umutima kure Yeah. ukaremererwa cyane. Mm. So rero mu nsengera Imana Mm. Okay. icyo nifuza. Okay. Witwa nde? Ishimwe Damascene. Shimwe Damascene. Okay. Reka nguhe scripture hano gatoya. Sibyo? Nayivuzeho kare ariko nge sinzi igihe waziye, nayivuzeho gatoya. Wa mama wadusomye mu Kinyarwanda uracyahari? Aracyahari. Okay, yes, aguha umugisha. Wamfasha ukansomera muri Matayo ibice 6 umurongo wa 33. Ngahe hehe ikihe gitabo? Matayo. Matthew. Matayo. Matayo ibice 6 umurongo wa 33. 6 umurongo wa 33. Ishimwe ndifuza kuba nakumbaza mu ndirimbo wanditse, uza kunyandikira inbox. Aravuga ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko ab'ejo baziganyira iby'ejo umunsi wose ukwiranye n'ibibi byabo. Ongera usubiremo aho, ntimukiganyire. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo. Pozinga aho gatoya. Iryo jambo manze muryumve neza, Ishimwe uryumve neza. Okay? Urisubiremo uri downloading mu mutwe uko ririmo kuvuga, okay? Komeza. Kuko ab'ejo baziganyira iby'ejo umunsi wose ukwiranye n'ibibi byabo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byabo. Okay? Naho birangiriye? Yego naho urangiriye. Komeza undi murongo uri gukurikiraho. Umurongo ukurikiraho ni Matayo 7. Ashaka kuvuga ngo aravuga ngo n'ibyatsi, haravuga ngo n'ibyatsi arabyambika bikaberwa. It's not the same verse. Telefone yanjye ndi kwikoresha. Okay, soma ako 7. Umurongo ko ndari ngufitera ko ndi nawusengeraga mu kare. Soma 7 twumve. 7 aravuga ngo ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu. Oya, ntabwo ariho. Okay.
reka numve ko atari imbere yaho, bishobora kuba imbere yaho. Okay, ni 30, soma 30 ngira ngo twasembye, soma ku murongo wa 30. 30 baravuga ngo ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo. Okay, shimwe banza umve neza aho hantu, okay? Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi. Aha. Ityo buriho none ejo. Buriho ejo none. Okay, no. Reka nsubiremo. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none ejo bakabujugunya mu muriro. Banza wumva pause daga tutarakomeza. Bishatse kuvuga ngo ariko none ubwo Imana yambika ubwatsi bwo mu gasozi. Okay, bishatse kuvuga ngo urabona ibyatsi byo mu gasozi, ibyatsi bino bisanzwe, iyo ubibonye, iyo ubirebye biba bisa neza, okay? Mu gihe cy'imvura birazamuka bigakora bikamera neza, niyo banabikase none tuvuge n'ahantu batuye mu makaritsiye aho bagira ibyatsi bino biteye mu mazu meza bakabikata, ukuntu bisa neza se twese murabizi. By the way, mukomeza mutapinga aho ngaho kuri screen hano itaza kuzima neza please. Thank you. Byatsi bisa neza nyine birahari, irabyambika bigasa neza kandi babiriho none uyu munsi wa none, ejo bakabitwika, ejo bakabikandagiraho. Ibyatsi hari agaciro bigira burya, amen, bakagira agaciro. Ndavuga ibyatsi umuntu wese ntabikandagiraho. Ibyatsi byo mu ishyamba rwose inka zibijyaho, inkoko, ihene zikabyitumaho, abantu bakabikandagira. Nta muntu ushobora kubwira ngo kuki ukandagiye ibyatsi, bikubwira ngo kuki unkandagiye. Abantu bafata n'ubucafu bakabumenaho imyanda bakayimena ku byatsi. So mu by'ukuri ni ibintu nta ushobora gufungwa ngo agiye mu ishyamba ngo akandagira ku byatsi. Barabyumva? Baraza bakanabitwika, iyo bagiye guhinga barabikuraho bakabita bakabijugunya, mbese gusanga agaciro kabyo nta gahari. Nimba Imana ishobora kubyambika ibyo byatsi bikaberwa, mbese ikabitekereza ko bati bino byatsi reka mbyambike bise neza, bigire ikara n'icyatsi kibisi. Komeza. ntizarushaho kubambika mwabafite kwizera gukemwe. None se Imana ishobora gutekereza kuri biriya byatsi n'ibiti n'indabyo itaremye mu ishusho yayo? Barabyumva? Biriya bidafite agaciro, mbese mu by'ukuri nkatwe bidafite agaciro nkatwe, ikabyitaho ikabitekerereza. Hari n'izindi scriptures zivuga ngo iyo itekereza inyoni ikazigaburira, ikameka ko zibonye ibizitunga byose. Abakurikira ahavuze umwene data, ntizarushaho mwebwe kubagirira neza. Komeza. Ubwo 31 hakavuga ngo nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa tuzanywa iki cyangwa tuzambara iki. Yes. Kuko ibyo byose abapagani babishaka kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Oh my God, leko sandela makotala. Umva, n'abapagani byo barabishaka. Twebwe nk'abana b'Imana ntitwakagombye kuvuga ngo se akazi ko amashuri y'abana biragenda bite Mana we Minervare? Oh yes we, ubuse koko mbaye biragenda bite abana muri kubyumva ugenda kuvuga ngo kuko n'abapagani byo barabyifuza barabikeneye. Mwebwe nk'abana b'Imana baso ntimukiganyire ibyo ngibyo ngo bitekereza, kuko si so wo mu ijuru azi ko tubikwiriye. He knows, azi ko tubikwiriye 100%. Komeza mwene data, komeza. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no